zaza ntibizatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane. Tugenda tubona ibimenyetso n'ubuhamya bw'abantu benshi bagenda bavuga bati ngewe najyaga mpinga iby'Imana sinabyemeraga, ariko igihe kimwe narabibonye. Ugahabwa izina utasabye, ugahabwa izina udashaka. Mu isi hari amazina y'icyubahiro, mu isi hari amazina ateye ipfunwe. Ibyo byose bikugeraho utabishaka. Hari n'ibyo ushaka koko bikakugeraho kanga bikaguhira, ariko bwacya bikaguhinduka. Yesu nashimwe. Reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwebwe mukurikirana Izabisoza TV umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimira cyane, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha, ibasetse, ibateteshe. Niba utameze neza, reka twizere yuko ni igihe gito cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo intambara zigashyira, ngo ni igihe gito umuraba ugacyahwa. Niba hari umuraba uri ku buzima bwawe, nucyahwe mu izina rya Yesu Kristo. Niba hari intambara ziri mu rugo, mu bigerageza kugerageza mu bikuzengurutse, nabyo nibishyire mu izina rya Yesu Kristo. Twakiye umwana w'Imana isumba byose, nanone Revera Pasteur agiye kutuganiriza ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Agiye kutubwira bimwe mu bubiko bw'Imana, agiye kudukoramo atwigishe ijambo ry'Imana. Reka tumuhe ikaze n'akariba, ariko manze nakira abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intera gatandatu y'abadiaspora. Abantu mudukunda mucecetse, abantu mudukunda mukavuga, Imana y'amahoro ibishimire cyane. Muhabwe umugisha n'Imana. Rero ndabakunda kandi tubifuriza ibyiza hano ku Izabisoza TV. Amen. Reka tumwakire atangire adusuhuza, adusengera Imana, anahita nakomerezaho mu izina rya Yesu Kristo. Kuri Izabisoza TV twishimiye kongera guhura namwe no kuganira namwe ijambo ry'Imana. Muri inshuti zacu turabakunda, muhora mudutega amatwi kugira ngo dusangire namwe icyo Imana yashyize ku mutima yacu. Musanzwe mutumenyereye, nitwa Habiyambere Gerard, umushumba, pastori, ariko cyane cyane akunda uyu murimo w'ivugabutumwa, usangiza abantu ubutumwa bwiza uko Imana iba yabushyize mu mitima yacu. Ntabwo turi abahanga cyangwa intyoza, ahubwo turahatwa. Tuba twumva hari ikintu kidusunika mu mitima yacu, tukifuza rero kuba twagisangira n'abandi. Muratwemerera rero mbere yuko dutangira tubanze dusenge Imana, tubone kuganira ijambo ry'Imana. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye, duhaye ibihe byiza byo kuganira n'abaduteze amatwi ijambo ryawe. Ijambo ryawe rero urishorere, kandi ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima y'abaryumva, kugira ngo ribashe kuzana impinduka, gukomeza abadakomeye n'abacitse intege basubizwemo imbaraga, n'abari bamaze kubura ibyiringiro bongere basubizwemo ibyiringiro. Ngwino ubane natwe, ngwino turinde, ngwino ubane n'ijambo ryawe, kandi urushyigikire mu mitima y'abaryumva mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko tumaze kubibabwira, turagira ngo dusome ijambo ry'Imana ryaje mu mutima wanjye kugira ngo nsangire namwe, ari nabwo butumwa bwiza Imana yampaye. Turasoma Zaburi ya 11 umurongo wa 3. Zaburi ya 11
umurongo wa 3. Haravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Ni ikibazo. Twongeye kwifashisha muri Zaburi ya 33 umurongo wa 18 na 19. Haravuga ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Amen. Umutwe w'ijambo cyangwa insanganyamatsiko ngira ngo tuganire muri iyi minota iravuga ngo byose mu isi birashoboka. Byose mu isi birashoboka. Gukira birashoboka, gukena birashoboka, kuburara birashoboka, guhaga birashoboka, kubura icyo wambara abandi bambaye birashoboka. Nta kidashoboka rero mu bintu byose mu gihe uri mu isi. Hari abo tujya tubona mu isi bagenda tukabita abaherwe. Abaherwe rero bisobanura ngo we byararangiye. Ariko isi yahinduka, yamuhinduka, ukibagirwa ko ari wa wundi twitaga umuherwe. Kandi akanabigendera koko. Ariko ndagira ngo nkubwire muri uyu mwanya ko isi ikwambika umwambaro utatekerezaga, ugahabwa izina utasabye, ugahabwa izina udashaka. Mu isi hari amazina y'icyubahiro, mu isi hari amazina ateye ipfunwe. Ibyo byose bikugeraho utabishaka. Hari n'ibyo ushaka koko bikakugeraho kanga bikaguhira, ariko bwacya bikaguhinduka. Ni nayo mpamvu ngira ngo tuganirire ijambo riratubwiye ngo imfatiro z'isi. Mbese imfatiro z'isi nizisenywa, imfatiro z'isi zikuweho, umukiranutsi azakora iki? Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo n'abakiranutsi batuye mu isi. Ibiba ku isi y'abantu n'abakiranutsi bizabageraho. Twasomye ijambo ry'Imana Zaburi ya 33 iravuga ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, kandi abarinde mu nzara badapfa. Nyemerere tubanze turebe mbese imfatiro z'isi ni izihe. Icyo bita imfatiro ni ukuvuga ngo ni nka zo imbaraga z'ikintu. Isi ifite imbaraga zayo, isi ifite ibyishingikirizo byayo, isi ifite ibituma yitwa isi, ndetse bimwe tukabyita imbaraga z'isi. Icya mbere, ubukungu bw'isi. Isi igizwe n'ubukungu, igizwe n'ishoramari, igizwe n'inganda, igizwe n'amabanki, ubuhinzi, ubworozi, ubucuruzi n'ibindi. Ibyo byose ni ubukungu bw'isi. Iyo hagize igisubira inyuma niho bavuga ngo ubukungu bw'isi bwasubiye inyuma. Ubwo hagatangira hagashakwa ingamba z'uburyo ubukungu bwazahuka cyangwa butasubira inyuma.
indi fatiro ya kabiri y'isi ni politike y'isi. Isi igizwe na politike. Iyo politike y'isi igizwe n'ibyo twakwita imibanire myiza, ariyo bita diplomasi. Isi ikagirwa n'imiyoborere myiza, ariyo bita leadership. Isi ikagirwa n'umutekano, ariyo bita security. Izo nabyo ni politike y'isi, ni ibigize isi, ni imbaraga z'isi. Kugira ngo isi biyobowe neza, ni imibanire myiza na diplomasi, ni imiyoborere myiza, ni umutekano. Ibyo rero bigaragaza icyerekezo cy'isi. Icya gatatu kigize isi ni imibereho myiza y'abatuye isi. Harimo kurwanya inzara, kurwanya ibyorezo, imyuzure n'imitingito, n'uburezi, byo twakwita education. Ibyo rero nibyo twakwita ifatiro z'isi. Kandi isi tuweho n'abantu batandukanye n'inzego zitandukanye, n'abubaha Imana n'abashaka Imana nabo batuye ku isi. Ubuzima bw'isi nabo bubageraho, kandi nabo ntibashobora kujya ku ruhande rw'ibi tumaze kuvuga, kubera ko nabo batuye mu isi. Ariko nagize ikibazo kibaza ngo imfatiro none z'isi nizinyeganyega, niba zishenywe umukiranutsi azakora iki? Ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntabwo uzamwishimira. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu umurongo wa 13 n'uwa 14, haravuga ngo ivomerere amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Byose mu isi birashoboka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ijisho ry'Uwiteka riri kububaha Uwiteka, riri kubategereza imbabazi z'Uwiteka. Niba rero ifatiro zishenywe, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Hari amagambo tujya twigisha kugira ngo abantu bahite bayumva, bigasaba ngo umuntu ashake imfashanyigisho zihagije. Kubwira umuntu ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, kwizera ni iki? Kwizera ndi gufatika, kwizera ndi kuboneka. Kubwira umuntu ngo izere, yakwifashisha iki kugira ngo yizere? Ariko icyo umuntu yifashisha kugira ngo yizere ni ijambo ry'Imana. Niryo rero ritubwiye ngo mbese kuko nabyo birashoboka. Ifatiro z'isi zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Bibiliya iduhereza ingero z'abantu ifatiro zabo zashenywe. Turabona Yobu. Nubwo abanditsi benshi twakwita bahakanye, bavuga ngo Yobu ntiyabayeho, ngo ni ibitekerezo abantu biyandikiye, ariko siko biri. Bibiliya igaragaza Yobu, ikagaragaza uwo ari we n'aho akomoka. Mu itangira ry'igitabo cya Yobu haravuga ngo mu gihugu cya Uzi hari umuntu witwa Yobu, kandi uwo muntu
yari umukiranutsi utunganye wubahaga Imana akirinda ibibi, nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 ahinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi. Byerekana ngo yari umutunzi, yari umukire muri ya mvugo igezweho, yari boss. Ariko umunsi umwe isi iramuhinduka, byose birashira. Abo atifuzaga kuba we, isi mwambika umwambaro atashakaga, isi muhereza izina atasabye. Uko niko isi ihinduka umuntu. Ni nayo mpamvu kuba mu isi uko waba uri kose uteganye ko ubuzima urimo ejo bushobora guhinduka ubundi. Isi ishobora kukwambika umwambaro utatekerezaga, ugahabwa izina utasabye kandi utashakaga. Ariko kubaha Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge. Kubaha Uwiteka nibwo butunzi buruta ubundi butunzi bwose tubona. Bibiliya rero yatubwiye ngo niba izo fatiro zinyeganyeze, zishenywe, zihungabanye. Muri iyi minsi twahuye n'ibibazo mu gihugu cyacu cy'imyuzure, abantu batungurwa n'ibihe batatekerezaga. Abantu barasenyerwa, abantu barapfa, imyaka iragenda, abantu bajya kuba mu nkambi, abantu bakenera ubufasha, batungurwa n'ibintu batatekerezaga kubera ko turi mu isi. Bibiliya rero yavuze ngo mbese icyo gihe umukiranutsi we azakora iki? Byanze, byazambye, byahindutse, byadogereye. Ariko usomye mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Habakuki, igice cya 2 umurongo wa 1, ni ijambo nise kwiyemeza. Uyu muhanuzi yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye. Ibyo byose nibihinduka, njyeweho nzahagarara ku munara wanjye, ku izamu ryanjye, ku irembo ryanjye, maze ndindire aho numva icyo umpamagara mbwira, numve icyo nasabye. Uwo nasabye arambwira ati andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisoma abyihutire kuza ko bizaza, ntibizatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane. Ndatsindagira, ndashimangira ijambo navuze ngo isi irakuhinduka, ikaguha umwambaro udashaka, ikaguha izina. Nta muntu ujya uba umupfakazi abishaka cyangwa umupfakare, nta muntu uba imfubyi abishaka, nta muntu uhomba abishaka, nta muntu wirukanwa ku kazi abishaka. Buri wese ashaka gutera imbere, ariko kubera kuri mu isi ibyo ushaka kugeraho ntubigereho. Icyo gihe iyo utabigezeho cyangwa bindutse ukora iki? Niyo umwanditsi yavuze ngo umukiranutsi we abeshwaho no kwizera.
haleluya, haleluya. Umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Tugira indirimbo tujya turirimba ivuga ngo mbeshwaho no kwizera Yesu, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu nta bwoba mfite. Uyu mwanditsi Habakuki ndamukunda cyane, yageze n'aho avuga mu gice cya 3 umurongo wa 17 aravuga ngo naho umutini utatoha. Iyo ni indahiro, ni declaration. Naho umutini utatoha, inzabibu ntizera imbuto zazo, bagahingira ubusa imyelayo, imirima ntiyere imyaka, intama zigashira mu rugo, amashyo akabura mu biraro, nta kabuza nzakomeza kwirata Uwiteka. Haleluya. Nta kabuza, nta mpamvu, nzakomeza kwizera, nzakomeza kwirata Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire cyangwa nkubaze, wowe ibyirato byawe ni ibihe? Nagukuriye inzira ku murima, nakubwiye ngo ibyo wiringiye bishobora guhinduka, ibyo udatekereza ko byaba byakubaho. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo ujye ureba gake uvuge gake. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ibyago n'amakuba biri imbere yacu, ngo ariko Uwiteka nawe adukiza muri byose. Nk'uko nari maze kubivuga, uba imfubyi ukaba umupfakazi utabisabye utabishaka, none ukaba umunyacyubahiro, umunyagitinyiro cyinshi, ndetse utera abandi ubwoba. Mu gitondo ukaba umunyagisuzuguriro, mu gitondo ubura umunyambaraga, bukira ukaba umunyantege nke, wambaye umwambaro udashaka. Ubu uri umukire bakwita bose, bugacya uri umukene ugasabiriza. Wari umutunzi w'ibikingi, ibyawe bigatezwa. Iyo ni isi. Bugacya ubaye umurwayi wa kanseri, umubiri wawe wamunzwe, sida n'ubundi bumuga, uri mu mbago se, bakurandata kandi wari umeze nk'abandi. Bityo rero icyo dusabwa ni ukwicisha bugufi munsi y'ukuboko k'Uwiteka, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni ugutinya Imana. Hariho umusazi ahantu hamwe aho nakoraga, aho biti Butare, hari mu isantere gutya, umusazi agenda abyina mu muhanda. Kera aba bitwa bamwe bitwaga ababurugumestre, noneho amuturuka inyuma agenda avuza ihoni, yari mu modoka ya tutere z'ababurugumestre. Umusazi arayumva, yumva amahoni, ariko yanga kuva mu nzira, ahubwo arushaho kugenda abyina mu. Noneho burugumestre aramubwira ati wagisazi we nakugonga. Aramubwira ngo ndakwisabye, ngo bwana burugumestre, ngo ndakwisabye, ngo inyuma y'umuntu haba harundi, ngaho ngonga. Inyuma y'umuntu haba harundi. Niho bavuga ngo umusazi arasara, si byose nyine. Yo atereka nkubise, atari kujya ugenda uzi ngo uvuze ibihoni umenye ko inyuma y'umuntu harundi. Icyo dusabwa ni ukwicisha bugufi munsi y'ukuboko kwiza kw'Imana.
usomye muri Mika, umuhanuzi Mika ibice 6 umurongo wa 8 haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, Imana yakweretse icyiza icyo ari cyo, ni ugukunda kubabarira no kugenda wicisha bugufi no gukunda kubabarira. Ibyo ni ibintu bikomeye, kugenda wicisha bugufi ugakiranuka no gukunda kubabarira. Ibyo ni ibintu biremereye, inyama n'amaraso udashobora guhabwa n'inyama n'amaraso, uretse kwishingikiriza kw'Imana, Imana ikabona umutima wawe umenetse ikakugirira neza. Ibyo nibyo bigomba kugutunga. Ukuri none birashoboka ko ejo atari kuzaburi. Ni ukwirinda, kubera ko hari ibyo bajya bita ngo ni ugusaba uwo wimye. Ifatiro z'isi zishobora kunyeganyega, ejo ugasaba uwo wimye, uwo watekerezaga ko ntacyo amaze ugasanga ari ufite icyo amaze. Abantu bose, umuntu wese akiri mu isi ni ingirakamaro, afite icyo amaze. Niba ntacyo amaze none, ariko ejo azakimara. Zaburi y'125 iravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Urupfu no gupfusha biratugose, ariko Uwiteka nawe aratugose. Gucunaguzwa n'uruvugo biratugose, Uwiteka nawe aratugose. Indwara z'ibyorezo n'imyuzure biratugose, ariko Uwiteka nawe aratugose. Ubukene n'ibihombo biratugose, Uwiteka nawe aratugose. Ubushomeri, kwiga ntubona akazi biratugose, ariko Uwiteka nawe aratugose. Isi itakaje ishusho yayo, ariko Uwiteka nawe aratugose, kuko niwe shusho yacu. Abigishwa ba Yesu bamaze kubona ibibazo, begereye umwami Yesu. Luka 17 umurongo wa 1, Yesu arababwira ngo nta kizabura ibisitaza kubaho, ariko ubizana azabona ishyano. Arabwira ngo mwebweho mwirinde muri ibyo byose. Ibyo yarababwiye ntabwo byari byoroshye. Yarababwiye ngo umuntu nagukubita urushyi uzahindukira umuhe umusaya nawe ukubite undi, nagutwara umwitero uzamuhe n'umukenyero ati nawe twara. Yesu yigishaga abantu guca bugufi, ariko baramubwira ngo ibyo bintu twabishobora dute? Noneho twongerere kwizera, kuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ndagira ngo muri iki kiganiro dutangira nababwiye ngo insanganyamatsiko y'iri jambo ryacu iravuga ngo byose birashoboka mu isi. Byose birashoboka mu isi, nta kidashoboka mu isi, nta kitakugeraho mu isi, nta kitakubaho mu isi. Ariko Zaburi ya 91 umurongo wa 1 haravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Haleluya. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose.
igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga ya nijoro ntacyo bizagutwara. Nta kibi kizakuzaho, nta n'icyago kizagera ku ihema ryawe. azagutegekera abamarayika bagushyire mu biganza byayo. Nubwo ibintu byahinduka, ariko abizera Imana bararinzwe, ntibahungabana, ntibaterwa ubwoba n'ikiriho cyose, kuko bishingikirije kwishobora byose, kwisumba byose. Kenshi na kenshi iyo tuganiriza abantu ijambo ry'Imana, ujya usanga batubwira ngo mujye mutuvanaho ibipindi byanyu. Ntabwo ijambo ry'Imana ari igipindi, ariko ntigishaka kibe cyo. Niba ari igipindi cyiza, icyamba kikagufata, icyamba icyo gipindi cy'ijambo ry'Imana kikagufata, none se niba badutera igipindi runaka kikadufata, kuki igipindi cy'ijambo ry'Imana kitagufata ngo kigire umumaro? Tugenda tubona ibimenyetso n'ubuhamya bw'abantu benshi bagenda bavuga bati, ngewe najyaga mpinga iby'Imana sinabyemeraga, ariko igihe kimwe narabibonye. Twaganiriye n'umuntu umwe yari umusirikare, bari ku rugamba, nawe ntiyemeraga iby'Imana, ariko ngo hari aho yari yarabonye agatabo ako bita Nouveau Testament, udutabo dutangwa nabo bita abagidiyoni, agashyira mu mufuka, arakitwaza, agashyira mu mufuka wa ya mashati yabo, ya makoti yabo ya gisirikare baba bambaye. Noneho bari ku rugamba barwana, umwanzi aramurasa, amurasa hano mu kuboko kw'ibumoso, aho ka gatabo ka Nouveau Testament kari, isezerano rishya ry'abagidiyoni. Urusasu hano ku mutima ruragenda ruhagama muri ka gatabo karashya, karagurumira kose, kaba ubushwambagara, n'urusoro rw'urusasu rufatamo, ntirwafata ku mutima. Yazamuye ijwi avuga ngo, Mana we unyakire ndapfuye. Yikubita hasi, ngo ajye kugarura akenge, asanga atapfuye, ahubwo urusasu rwahagamye muri ka gatabo ka Nouveau Testament. Urusoro rw'urusasu rwahagamyemo, ka gatabo karufashe, ku mutima ni hazima nta n'igikomere. Haleluya. Ahita avuga ngo, nemeye koko burya kw'Imana iriho, birya bavuga by'ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ryafashe urusasu rugiye guhinguranya umutima. Imana ishimwe. Ndagira ngo nk'uko namaze kubikubwira tudatinze, ndenda kugusengera, kubera ko abantu benshi muri iki gihe bafite ubwoba bw'ibyenda kubabaho. Abantu barareba uko isi ihagaze n'ubuzima uko bumeze, ugasanga buri wese afite ubwoba, buri wese arahubanganye, buri wese afite umutekano muke mu mutima, umutekano mu gihugu tufite mu buryo rusange, ariko ugatinya ibyenda kukubaho, ukaba ufite ubwoba bw'ibyenda kukubaho. Ariko ndagira ngo nkumare ubwoba, ngusengere, nkubwira ngo nubwo twavuze ngo byose birashoboka mu isi, ariko twavuze ijambo rivuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Iteye ubwoba bya nijoro, mu gihe igenda ku manywa n'umwambi wo ku manywa ntacyo bizamutwara, nta n'ikibi kizakuzaho, izagutegera abamarayika. Hariho imbabazi z'Imana, hariho n'urukundo rw'Imana. Zaburi
ya 86 umurongo wa 17 haravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bamware kandi bamenye ko Uwiteka ari wowe untabaye ukamara umubabaro. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza wenda kungirira kugira ngo abanyanga bamware kandi bamenye ko Uwiteka ari wowe untabaye kandi umaze umubabaro. Imfatiro z'isi niba zishenywe uzabeshwaho no kwizera, kandi kwizera kuzanwa no kumva kugahesha kwizera. Nawe aya magambo uyumva aho uri hose uyakire nk'ubutumwa bwiza bwawe, usenge isengesho ngiryo abatubanjirije basenze bavuga ngo Mwami Yesu utwongerere kwizera kuko byose mu isi birashoboka. Imana ikurinde, Imana igushyigikire, Imana iguha amahoro, Imana ikugenderere, kandi nubwo ibihe byahinduka uzamenye ngo Imana mu izina rya Yesu Kristo ndihinduka. Niba uyemera kandi ukayizera izabana nawe nubwo ubuzima bwahinduka. Mu cyubahiro uzabana nayo, mu gukungahara no gukomera uzabana nayo, no mu gushita gusubira inyuma, ubyaye utabyaye, ucitse intege, ushobewe, ubuze akazi, Imana izabana nayo kuko ntabwo igitererana. Abanyanga bemere ko Uwiteka ari wowe untabaye kandi ukamara umubabaro. Imana iguha umugisha wumvise aya magambo kandi kugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Reka tugusengera aho uri hose, uce bugufi tukwingingira Imana. Shobora kuba warasubiye inyuma, shobora kuba ari bwo bwa mbere umvise aya magambo ari mashya mu matwi yawe, ariko uyakire nk'ubutumwa bwiza Imana yakuntumyeho kugira ngo umenye ko mu isi byose bishoboka. Niba bihindutse, niba bishoboka, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Mwami Yesu Kristo turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye abaryumvise n'abaryakiriye n'abariciriye bugufi. Rikomeze kugenda ricengera kandi rigira umumaro kuko wavuze ngo ntirizagenda ubusa ridasohoje umurimo waryo. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen.